He was respected by the whole town. Aracyatuganirira ati icyantangazaga yari wa musaza wubahwaga n'igiturage cy'iwacu cyose cyase akagigi cy'iwacu kose. A sage man. Nk'umugabo w'umunyabwenge wari wifitiye imvi mu bwanwa. Who wanted me to understand. Wifuzaga ko nasobanukirwa isomo yasize yanditse muri aka gatabo ko nakagombye kuba nararyumvishe igihe nari nkiri muto. Listen carefully, son. Ndagira ngo unyumve neza witonze mwana wanjye. And remember this. Kandi wibuke ibingiye kukubwira. Ni amagambo tugiye gusomera hano kuri YouTube channel. Life is like a book. Buriya ngo ubuzima bumeze nk'igitabo. Ndagira wumva amagambo atagira akantu kagucika. Some chapters are sad. Aho chapitire zimwe zirimo ibintu bibabaje koko. Some are happy. Izindi zirimo ibintu bishimishije. Necessary for the full story. Ariko ngo zose zikaba ziri necessary cyase zose zikaba zikenewe kugira ngo zuzuze inkuru yawe y'ubuzima. Ubu buzima ubona turi kunyuramo ibyiza ibibi bihita haza ibyiza bihindagurika isi ni gatebe gatoki ngira ngo mujya mu byumva. Muri ubu buzima ntago twavukiye kwishima gusa, sometimes biba byakunze ubundi byanze, ubundi byanze. Rero nujya ugera mu bihe bikugoye ujye uvuga uti ubundi kuri chapitire yanjye babaje, umenye ko ushobora kurambura ugahita ugera kuyishimishije. Ngo ariko ubu buzima bumeze nk'igitabo aho chapitire zimwe ziba zibabaje izindi zishimishije, ariko zose zikaba zikenewe kugira ngo zuzuze inkuru ya nyayo y'igitabo. Izi chapitire zose zikenewe muri iki gitabo hatabuzemo n'imwe. Dukomeze. Ni muzehe yaramuganiriye. Learn how to change yarongera amubwira ati tangira wige guhindura on your vehicle. Ipine ryatobotse mu kinyabiziga cyawe. Umusaza ariko yavugiraga mu migani ni ya magambo y'ubwenge asaba kwicara ukamanza ugatuza. Yaramubwiye ati tangira wige guhindura ipine ryatobotse mu kinyabiziga cyawe. Ipine ryatobotse rishobora kugukereza cyangwa rikaba ryatuma ukora impanuka. Ariko yashaka kumubwira ati umwana mutoya, abantu mugendana jya ubitondera. Inshuti zawe ufite uyu munsi zishobora kukubera amapine ashobora gutuma ugera ahantu wifuza kugera, haba mu ntego zawe, mu nzozi zawe wifuje kugeraho n'insinzi wifuje kugeraho. Bakaba babigufasha biciye muri connection runaka, bakaba bakugeza ahantu wifuza kugera. Ahubwo ati iga guhindura ipine ryatobotse mu kinyabiziga cyawe vuba bigishobotse. Cyane cyane wa muntu mugendana mu gihe hari ukuntu yatangiye gutana, yatangiye kurengera, jya wiga guhindura abo bantu ikirayi cyaboze ugikure mu bindi bukiri kare, kuko abo bantu bashobora kugukereza cyangwa bakaba batuma ibyo bintu wahoze uharanira kugeraho utabigeraho. Nicyo yashaka kumubwira hano. Ni muzehe. Nanone yaramubwiye ati mwana mutoya, if you don't value your time, nudaha agaciro igihe cyawe, wereka abantu ko igihe cyawe ugiha agaciro unacyubaha, uzamenye ko nta wundi muntu uzaha agaciro igihe cyawe usibye wowe gusa. Mugabanye bya bintu byo kwiyandarika ahantu hose ku buryo umuntu ugushatse buri gihe arakubona, buri muntu ugushatse arakubona. Jya uha agaciro igihe cyawe ku buryo n'umuntu muhura kavuga turiya muntu kugira ngo uzapfe kumubona ari muri ibi ubundi ngo umusange muri ibi, ibyo ntabwo ukunda kubibonera umwanya kuko igihe cye agiha agaciro. Ariko nanone icyo gihe cyawe ugiha agaciro uri kugikoramo ibintu bizima. Ariko yamubwira ati ha agaciro igihe cyawe, kuko nudaha agaciro igihe cyawe abandi ntabwo bazaha agaciro igihe cyawe, umva bajya baragikoresha uko bishakiye. The strongest people are not those who show strength in front of us. Nanone yaramubwiye ati abantu b'abanyembaraga ntabwo ari abo batwereka imbaraga baduhagaze imbere, ngo ntabwo ari bo banyembaraga, but those who fight battles we know nothing about. Ahubwo abo bagwana urugamba rutagaragara, nibo tutaziho ikintu na kimwe. Mbese buri muntu wese aba afite ibintu ari gucamo utapfa kumenya, afite urugamba ari kugwana, yaba urw'amarangamutima ariko wowe nyine ntubibone. Rero ngo abantu bakomeye ntago ari abo baza ngo babitubwire babisakuza batwereka ko bakomeye, oya, ahubwo abo bagwana urugamba rutagaragara nibo tutazi ikintu na kimwe. Mbese nibo b'abanyembaraga, apana babaza babisakuza baduhagaze imbere. Nuko yamubwiye the pain you feel today, yarongera amubwira ati uburibwe wumva uyu munsi cyangwa se uburibwe uri kumva uyu munsi will be the strength you feel tomorrow. Nibwo buzakubera intege nyinshi z'ejo hazaza. Muri make yashatse kumubwira ati uburibwe uri kumva uyu munsi bwumve neza witonze, umere nkaho ari nk'agakoni uri kubaza gake kagiye kugufasha mu minsi iri imbere umaze gusaza utagifite agatege, noneho ari kuri kugenderaho. Rero ngo uburibwe uri kumva uyu munsi
bucemo witonze, ubucemo kandi wifitiye icyizere ko imbere ari bwo buzagufasha kuhatambuka wemye. Muzehe niko yamubwiye. Your wounds, Ibikomere byawe ntago ari amakosa yawe, ariko gukira ibyo bikomere byawe baguteye biri mu nshingano zawe. Umuntu kuba yaza akakubabaza ntago ari amakosa yawe, kuba warakunze umuntu akaguhemukira ntago ari amakosa yawe, ariko mu kuba wakira ibyo bikomere baguteye biri mu nshingano zawe. Ko muzehe yamubwiye ni amagambo. story of your life. Yarongera amubwira ati nuba uri kwandika inkuru yawe y'ubuzima, Don't let anyone else ntuzigere utuma hagira umuntu n'umwe hold the pen. ufata ku ikaramu yawe. Nuba uri kwandika inkuru yawe y'ubuzima, inkuru yawe y'ubuzima niwe muntu yizi, amakosa wagiye ukora hashize adasobanutse niwe muntu yazi. Noneho wibaza umuntu uri kwandika inkuru yawe y'ubuzima, urahagurutse nawe wese yicara ahise afata ku ikaramu yawe atangiye kwandika. Ariko yamubwiriye mu migani, ngira ngo mwumvishe ko ibintu byose muzehe yavugiraga mu migani. Igihe uri gufonda ubuzima bwawe, igihe wubaka ubuzima bwawe, ntuzigere utuma hagira umuntu n'umwe ufata ku ikaramu yawe. Umuntu nyine we yakishyiramo ibyo ashatse byose, ariko inkuru yawe y'ubuzima niwe muntu yizi n'ibyo uri gucamo. Nta muntu ubizi kukurusha nkawe nyiri kubicamo. Nicyo yashatse kumubwira. Iyo bigenze gutyo umuntu akagira atya akakwivangira mu buzima, ni handi usanga usiga amakosa uri kuyashinja uwo muntu, uvuga ati kanaka niwe watumye ubuzima bwanjye bugenda nabi, kanaka niwe watumye ubuzima bwanjye bwangirika, niwe wabyangije byose. Muzehe Put off important medical checks. yarongera amubwira ati ntuzigere na rimwe uhagarika ikintu cyo kuba wakwisuzuma ngo urebe uko uhagaze hano hanze, ariko ntabwo ari byo yashaka kumubwira. Shaka kumubwira ati mwana mutoya, jya wicara wisuzuma urebe niki kitagenda neza mu buzima bwanjye, niki ngomba guhindura mu buzima bwanjye. Ese abantu tubanye gute muri sosiyete mu buzima bwanjye? Ni ayahe makosa mfite? Nihe ndwara maze kwandura? Nihe ngeso mbi maze kwandura? Ese umuti nawe ushaka nde? Jya wicara ubuzima bwawe bushyire ku munzani, nuko ubikosore bukiri kare. Nibyo yashakaga kumubwira. Ntago yamubwiraga ngo uzajye kwa muganga ngo bagusuzume. It's okay, nkuko nyine kwa muganga babigenza, ukajya kwipimisha ukavuga ati reka njye kureba ariko ubuzima bwanjye buhagaze bute. Yavugiraga mu migani ni muzehe. Yarongera aramubwira ati Practice self-compassion. tangira witoze cya kintu cyo kumva abantu. Ya system ya nawe byakubaho nanjye byambaho, ako kantu ngo utangire ukitoze bukiri kare. We are all human, Kuko twese turi ikiremwa muntu, and everyone makes mistakes. kandi buri muntu wese hano kuri iyi si, buri muntu wese akora amakosa. Nta muntu w'intungane uhari. Ntukigire umucamanza w'abandi bantu. Tangira wiyumvemo wa mutima ahubwo wo kumva ko nawe byakubaho, gati uyu muntu ko ampemukiye ubundi abitewe n'iki? Ubundi se njyewe ari muri iyi situation ko ambwiye gucya, njye navuga gute mbere yuko umucira urubanza? Ikindi wibuke ko twese turi abantu, ikindi twese ko dukora amakosa, maze utangire wiyumvemo icyo kintu, uvuga uti twese turi abantu, nta muntu udakosa. Nuriya kuba bimubayeho biramucitse, twese turi abantu, twese turabeshya, nawe wabeshya, twese turakosa, nawe wakosa, turahemuka, kuko niko abantu duteye muri kamere yacu ya muntu. Niko yashatse kumubwira. Yarongera amubwira ati Time heals almost everything. buriya ngo igihe cyomora buri kimwe cyose, buriya igihe nicyo gikemura buri kimwe. Uzarebe iyo ufite agahinda gakomeye, hari igihe ukagumamo ukavuga ati aka gahinda nzagakira, ariko we bapfa kuguha iminsi gusa, ukagenda ukicara ahantu wenyine ukitekerezaho, ukaba ukeneye akanya, bigeraho bikagenda. Igihe gikemura buri kimwe. Umuntu niba mukundana arakubesha uyu munsi, akubesha ejo n'ejo bundi, ariko iminsi y'igisambo ni 40. Ko igihe kigenda kigira imbere, uramugera ukamufata ko burya wa muntu yakubeshyaga mu rukundo. Ikindi, igihe nicyo gihitamo abantu tuzahura, umutima wacu ugahitamo abantu twifuza kubana nabo, imyitwarire yacu igahitamo abantu tugomba kugumana nabo. Bakaba bakwishimira cyangwa se bakavuga ati wapi twahujwe n'igihe, none umutima wawe wahisemo ko ari twe twakagombye gusigara mu buzima bwawe, ariko imyitwarire yawe niyo igomba gutuma twe tuguma mu buzima bwawe. Niba witwara neza tukagumana, okay. Niba witwara nabi mbona tudahuza, njye nkikomereza. Igihe cyomora buri kimwe. Give it time. Wowe jya ubiha igihe, witurize. Mu gihe ufite agahinda, ntukagende wumve ko ako gahinda kagiye kuza ngo gahama aho ngaho, biha igihe. Mu gihe kwikuramo umuntu byakunaniye, biha igihe. Mu gihe umuntu ari kukubeshya ukabona ari kugufera, akakubeshya akagukunda, biha igihe.
igihe nicyo kizabisobanura ugahita ubona ko uburyo wa muntu yakubeshyaga. Inzozi zawe urashaka kuzigeraho vuba vuba ugaca mu nzira zitari nziza, ariko we biha igihe uvuga uti ngira ngo ujya wumva uvuga ati mu gihe runaka nta wamenya mu minsi iri imbere bizaba byagenze gutya na gutya. Ngo rero igihe gikemura buri kimwe. Nanone muzehe yaramubwiye ati guseka bikuvuye ku mutima no kuryama neza igihe gihagije, ibyo bintu ni umuti wakagombye gushyira mu buzima bwawe bikagufasha. Niko yamubwiye. Pana bya bindi byanyu mujya museka muri guhekenya iryinyo, kagaseko useka uri kurenza. Oya, kwa guseka bikuvuye ku mutima no kuryama neza ugasinzira bihagije, ati ibyo bintu ni byiza mu buzima. Nanone yaramubwiye ati igihe kimwe uba ugomba gutsinda, ugakora ibintu ukabigeraho, ugakompeta n'abantu ukabatsinda, nyine bigacamo ibyo wifuzamo, bigacamo ukagenda utsinda. Nanone rimwe na rimwe ukicara ukiga mu gihe byanze, nyine ukavuga ati reka nicare nige menye aho biri gupfira. Forgiveness is not for the other person. Mwana mutoya muri ubu buzima, kubabarira cyangwa gutanga imbabazi ntago ari kubw'undi muntu, ari impuhwe uri kugira undi muntu, uri kubikorera undi muntu. Kubabarira cyangwa kuba watanga imbabazi ujye ubikora utumva kuri kubikorera undi muntu, ahubwo wumve ko ibyo bintu uri kubikora kugira ngo ugire amahoro yo mu mutwe, uruhuke. Kuko wa muntu udatanga imbabazi ahorana imijinya muri we, kandi wenda uwo muntu waguhemukiye we nta nubwo azi ko yaguhemukiye cyangwa se we yarikomereje ubuzima. Wowe ukaguma ugwana mu mutwe uvuga uti ayo umuntu ubundi kataza ngo ansaba imbabazi, ayo umuntu ubundi ukayamubona ukumva umujinya urakwishe, ukumva umutima mubi urazamutse, ugahora udatuje, ugahora utishimye. Rero ngo jya utanga imbabazi wumva ko atari undi muntu uri kubikorera, ahubwo uri kubikorera wowe kubw'amahoro yawe yo mu mutwe. Niko yamubwiye. Muzehe yarongera aramubwira ati rimwe na rimwe ngo ibintu bitugerageza atari ukugira ngo byerekane intege nke zacu ko turi abanyantege nke tudashoboye, ahubwo ari ukugira ngo tuvumbure ahari intege nyinshi zacu. Ngira ngo wenda ibyo ni ibintu bisanzwe. Hari igihe ugera muri situation ikintu kikakubaho, ukagira ngo wenda kije kugucarenjinga ngo kirebe intege nke zawe. Abantu twese tugira ubwoba, ndetse hari n'akandi gastori kavuga ngo ubwoba bugukoresha ikintu utatekerezaga ko washobora gukora. Ubwoba bushobora gutuma usimbuka ahantu utatekerezaga ko wasimbuka kubera ubwoba gusa. Icyo kintu kiba kiguteye ubwoba kije kugucarenjinga, hari igihe kiza ngo cyerekane ko uri umunyantege nke, uri umunyabwoba utabishobora, ariko bigatuma wivumburamo ubundi bushobozi utaruzi bwo kuba wakora ikintu gihambaye, bwo kuba warenga muri situation runaka ikomeye, ukaba wagera ku kintu gihambaye nawe ubwawe utari ubizi. Tuvuga ati burya ndarenze, burya ni uku nshoboye, uzi ko nisuzuguraga nicaga amazi, burya ni uku ndenzemo. Yarongera amubwira ati uko uba wa muntu utuje niko bituma utekereza neza kurushaho, niko bituma ufata imyanzuro myiza. Yarongera aramubwira buriya ngo kwihangana bisaba imbaraga. Kwihangana ntabwo ari iby'abanyantege nke, kwihangana ni iby'abanyembaraga. Kuba ikintu cyakubayeho ukihangana, kuba umuntu aguhemukira ukihangana, kuba umuntu ashobora kukubabaza ukihangana, kuba umuntu ashobora kugutuka muri kurebana ukifata ukihangana, ukamwihorera ukarenzaho ukigendera. Ibyo bintu bikorwa n'abanyembaraga, ntabwo bikorwa n'abanyantege nke gusa. Ko muzehe yamubwiye. Muzehe yarongera amubwira ati rimwe na rimwe tuba tugomba kureka ibintu dufite byiza bikagenda. Ndagira ngo hano humve neza, ariko tugira ngo dusukure icyumba, twitegura ibindi birenze kuri bya bindi byiza twari dufite. Numvisha ako kantu, ariko rimwe na rimwe tuba tugomba kureka ibyiza bikagenda, dutegura icyumba tugabanyamo akavuyo, tugira ngo dutegure ibyiza kurushaho bize bisanga ahantu hameze neza. Yashaka kuvuga ati rimwe na rimwe hari ibintu tuba dufite, hari abantu tuba tubanye nabo tukabona ni beza cyangwa se ntacyo batwaye, ariko tukabareka bakagenda, tukareka kubihambiraho, dutegura umwanya wo kuba twabona ibindi birenze kurusha ku byo twari dufite. Nicyo yashaka kuvuga. Yarongera aramubwira ati ntuzigere na rimwe wihanganira ikintu bita agasuzuguro. Kansubiremo kano kantu kuko karambuye. Yarongera aramubwira ati muzehe, ntuzigere na rimwe
wihanganira ikintu bita agasuzuguro, even from yourself. kabone n'iyo ako gasuzuguro kaba kaganisha kuri wowe wisuzugura. Ibyo bintu mubyumve neza. Hari abantu babayeho bisuzugura, ako kantu muhite munakumva mugashyire mu bikorwa. Isomo ryatanzwe. Muzehe niko yamubwiye. Yarongera amubwira ati, More than you speak. jya wumva kurusha ukuvuga, utega amatwi kurusha ukuvuga, For wisdom often comes kuko ubwenge n'ubumenyi buturuka mu mutuzo wo kuba wacecetse ugatega amatwi. Kuko uko utega amatwi abandi bantu bakavuga ibintu bazi, niko urushaho kugenda ubavomamo ubumenyi utaruzi, ukagenda nyine wiyungura ubwenge. Bantu mukunda kuvugavuga, mujye mumenya ko nanone ibintu by'ubwenge nanone biba byavuye mu gutega amatwi abandi bantu, ukumva ibintu utari usanzwe uzi, bigatuma nyine uba umunyabwenge. Umunyabwenge buriya araza agasanga muri kuvuga ahantu mwavuze amagambo menshi, akicecekera, ukagira ngo ni uko yabuze ingingo avuga ku bintu muri kuvugaho. Wapi, ahubwo aba afite icyo kuvuga, ariko akamanza kumva ni ibiki muzi atazi, kugira ngo niyumva harimo utuntu atazi abanze natwo atwongere ku byo azi, maze nyine abarusha ubwenge mube muri aho mwasa. Ngo rero ngo jya wumva kurusha uko uvuga, kuko ubwenge buva mu kuba ufite umutuzo ucecetse mu gihe abandi bari kuvuga. Ku kantu mwagiye mukumva mukagaca amazi. Kuri iyi si, what other people think of you. ibyo abantu bagutekerezaho byose Business. ntago bikureba, nta n'akamaro bigufitiye. Nicyo kintu muzehe yasize amubwira ati, ibyo abantu bagutekerezaho genda bagenda bakuvugavuga ahantu hose, ibyo ntago bikureba. Ikindi, nta n'akamaro bigufitiye, yewe nta n'inyungu wabikuramo mu kuba wagenda ngo ubitindeho, ubyanarize, ubyegeze umutima. Kindness is a language that the deaf can hear. Nanone yamubwiye ati, ubugira neza ni ururimi umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ashobora kumva. Ushobora kugirira neza uwo muntu akumva ko umugiriye neza. Ni ururimi rwumvwa n'abantu bose. Umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ashobora kumva, The blind can see. ndetse n'impumyi cyangwa se umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ashobora kuba yareba. Ushobora kumugirira neza akaba yabibona ko umugiriye neza. Niko yamubwiye. Muzehe yaramubwiye ati, Best view comes after the hardest climb. yaramubwiye ngo kubona ahantu hagaragara neza biva mu kuba umaze kurira nanone ikintu kihambaye gifite ubutumburuke buri hejuru cyane, kugira ngo ubone ahantu nta muntu ugukingirije, nta muntu ugusagarariye. Ni igihe wenda ugiye ukurira nk'umusozi wa Karisimbi, ukaba uri kureba ibibaya, nta muntu ugukingirije, nta wundi ugukingirije, ukaba utuje umeze neza. Ariko ntabwo yashaka kumubwira ibyo ngibyo, ashaka kumubwira iyo view ashaka kureba, aho hantu hagaragara neza ashaka kureba, twahagereranya n'ahari intego zacu dushaka kugera. Ariko mbere yuko tugera ku ntego zacu, ku nzozi zacu, hari ibintu tugomba kumanza gukora, tugomba kumanza gukemura, tugomba kumanza kurenga kugira ngo tugere kuri za nzozi zacu. Ariko ibyo bintu tugomba kumanza gukemura twabigereranya n'umusozi. Uwo musozi biruhanya tugomba kumanza tukuriruka tubiza icyuya kugira ngo tubone tugere hejuru, tubone bya bintu twahoze turota, bya bintu twahoze tumaranira kugeraho, bya bintu twaharaniye kuva kera. Buri umuntu utabaho afite inzozi cyangwa se ibintu ashaka kugeraho, twavuga ko nta buzima babayeho. Kubaho ubuzima nta ntego ufite, nta cyerekezo ufite uvuga ati nshaka kuzagera, niba uzi ko nta hantu ushaka kuzagera, nta musozi uri kuburira uvuga uti ndashaka kugera hejuru, mbona ibyo nifuje kubona, nta muntu unkingirije, nta muntu unsagarariye, nta muntu unteje rwaserera. Ibintu byiza biva mu kuba wamanje gukora, bikamanza ugahatakariza icyuya kugira ngo ugere kuri ibyo bintu. Rero ngo the best view comes after the hardest climb. Courage doesn't always Nanone roar. umurava ntago uhora mu bikorwa gusa, It's the quiet voice at the end of the day. rimwe na rimwe biba bisaba ryajwi wibwira umunsi usoje, I will try again tomorrow. ukavuga ati nzongera ngerageze n'ejo n'umunsi, nzongera ngerageze nubwo byanze uyu munsi ntabikoze nk'uko nabyifuzaga, ariko ejo nzongera ndebe ko nakongeraho birushijeho. Ibyo nibyo byiza. Roar. Rero ngo
umurava ntabwo bisaba kuba ari ibikorwa gusa Times it's cyangwa se ari ugukabya uri aho ngaho nyine babone ngo ufite courage ufite umurava. Oya, ntabwo ari bya bintu bigaragarira inyuma gusa. the quiet voice at the end of the day saying, rimwe na rimwe ngo aba ari rya jwi rituje ukunda kuvuga ugiye kuryama uvuga uti I will try again tomorrow. nzongera agerageze n'ejo ni umunsi. niko muzehe yamubwiye. You'll never find a rainbow ntabwo uzigera ubona umukororombya if you're looking down. niba uri wa muntu ukunda kugenda areba hasi. ntabwo uzigera ubona ibintu byiza niba uri wa muntu ukunda kugenda areba ibintu biri negativu, ari wa muntu uhora mu maganya, ari wa muntu buri kintu cyose abonye atakibonamo ikintu cyiza ahubwo agahora ashaka ibibi. ariko niba uri wa muntu ukunda kureba ibintu biri negativu gusa mu buzima bwawe ntabwo uzigera ubona ibintu byiza. ibi ni bya bintu nababwiye ngo ni ibintu bisa nkaho yagendaga avugira mu migani ariko bifite ubusobanuro bw'ubuzima muri iyi minsi tubayemo. uzarebe wa muntu uhora ari negativu buri gihe. ibi navuze nta jambo ritanga ibyiringiro ahora avuga ko byanze, ahora avuga ko abantu bamuhemukira, ahora avuga ati bari abantu bari kumvuga. mbese ni wa muntu uhora muri negativu gusa atakumva ko wenda hari abantu bari kumutekerereza ibyiza. wapi rero ntabwo uzigera ushaka umukororombya ngo ubone niba uri wa muntu ukunda kugenda areba hasi. ibyo yashaka kuvuga The best revenge is yarongera amubwira ati success. kwihorera neza ntabwo ari bya bindi byanyu by'ububwa byo kuvuga ngo kanaka yarampemukiye nawe ndamuhemukiye. oya, ahubwo kwihorera neza bihambaye bifite ingufu ni igihe ubashije kugera ku ntsinzi wahoze uharanira kugeraho. mu gihe uyigezeho ewana uhita uvuga ati ndihoreye kabisa. nanone The more you give, uko utanga ibintu byinshi receive. niko urushaho kuba wa muntu wakira. rero Theirs is the heart that's full. umutima ubasha gutanga ni nawo umutima ubasha kwakira ibintu byinshi cyane. ikibazo muri iyi minsi gihari ni uko abantu bashaka kwakira gusa badashaka gutanga. nicyo kibazo gihari. ariko nyine yashaka kumubwira ati umutima ubasha gutanga ni nawo umutima ubasha kubona amahirwe yo kwakira ibintu byinshi. Tough times don't last, nanone ngo ibihe bikomeye ntabwo biramba, but tough people do. ariko abantu bakomeye bararamba. nibyo, ibihe bikomeye ntabwo ari tatuwaje biraza bikagenda, ariko abantu bakomeye babasha kubicamo bararamba. The most valuable currency is not money, but time. nanone yamubwiye ati ikintu gifite agaciro ntabwo ari amafaranga ahubwo igihe. rero Spend it wisely. icyo gihe cyawe jya ugikoresha neza. ariko ibintu by'igihe mwumvishe ko babigarutsemo inshuro nyinshi. jya uha agaciro igihe cyawe. ndetse tubonye ko ikintu gifite agaciro cyane atari amafaranga ahubwo ari igihe. rero icyo gihe jya ugikoresha neza, umenye ngo igihe cyanjye gikoresha nde, sindi kucyangiza. ubikoreshe mu bigufitiye A ship is safe in nanone yaramubwiye ati intama buriya ibitekanye iyo iri mu kiraro, ariko atari uko icyo kiraro ikishimiye. ntabwo ari ibyo yashaka kumubwira. cyangwa ati ugomba kuba uri ahantu wumva nyine hakubangamiye, wumva utisanzuye, ariko ariho ufite umutekano kurusha kumva ko wakagombye kuba uri hanze ukavuga ati n'ubundi ariko njyewe naremewe guhora mungenzura. hari abantu bameze batyo bati njye muhora muhumuzaho ijisho buri gihe. nyamara impamvu baguhozaho ijisho abayobozi cyangwa abandi bantu, ababyeyi bawe, nuko reka mpite mbigiranya n'ako kantu. intama iba ifite umutekano iyo iri ku mugozi iziritse iri mu kiraro, atari uko yaremewe guhora iri mu kiraro gusa. oya, ariko iyo iri mu kiraro niho hantu iba itekanye kurushaho. nawe rero mu gihe ubona bagukanira bagira iki, bavuga ngo bari kumbuza kwigenga, bari gutuma ntisanzura, bari kunzirika. oya, rimwe na rimwe hari igihe ariho hantu uba utekanye kurushaho ushaka kugira ngo wisanzure. wibuke ko hari ibirura biri hanze. about having what you want, nanone ntabwo ari ibyerekeye mu kuba udafite ibyo wifuza, hunting what you have. ahubwo ni ukuri gushaka ibintu ufite ugatuma utabibona. ngira ngo sinzi umusaza nanone wavuze ati ntugashakishe ibyishimo iteka kuva ukivuka biri muri wowe indani, gahuze n'ako kantu kavuga ngo mu kuba udafite ibyo wifuza, hunting what you have. ahubwo ni ukuri gushaka ibintu ufite. nawe rero niba uri hanze ukaba ibyishimo warabibuze, uri aho ngaho uhora uvuga ati barampemukira. impamvu utari kubibona ni ukuri gushaka ibintu usanzwe ufite. isuzume neza uzasanga wakineza. A river cuts through umugezi because of its power, uragenda ugaca mu rutare atari uko ufite imbaraga, but because of its ahubwo kwiyoroshya kwawo ni uko gutuma
ubasha guca mu rutare. Niko yamubwiye, mbese nawe bishyire mu buzima busanzwe. There is no elevator to success. Yarongeye amubwiye ngo nta esanseri biriya byuma by'abazungu bizamura abantu bibavana muri etaje bibamanura cyangwa bibavana kuri nivo yo hasi, bibavana kuri floor yo hasi bibazamura hejuru. Nabyo yabigereranyije n'ibi tugiye kuvuga. Yaramubwiye ati nta esanseri izakugeza ku ntsinzi, ko esanseri irihuta cyane igahita ikugeza aho wifuza kugera nyine. Niyo mpamvu baba barayishyizeho ngo rimwe na rimwe uba ugomba gufata esikariye step by step kugira ngo ugere ku kintu wifuza kugeraho, ku ntsinzi wifuza kugeraho. Nta eleveti ihari izigera ikugeza ku ntsinzi. Rimwe na rimwe uba ugomba gufata esikariye step by step kugira ngo ugere aho wifuza kugera. Happiness is not something you postpone. Nanone ibyishimo ntabwo ari ikintu ushakira mu hazaza. Oya, You design for the present. ahubwo ni ikintu wowe wiremera mu gihe urimo aka kanya, ukavuga ati nariye nanyweye njye ngiye kwishima, ewa ntacyo nshinja Imana njye ndishimye. Apana kuvuga ngo reka nkore ibi mbe nigomwe ibyishimo nzaba nishima. Oya, reka ndeke ibi nzaba nishima. Ngira ngo abantu mujya mubumva biyambura ibyishimo bafite uyu munsi bakabiteganyiriza mu hazaza, ngo nibwo ngo ningera kuri ibi nibwo nzishima, ninshaka umugore umeze uku niko nzishima, ningura imodoka nibwo nzishima, ninubaka inzu nibwo nzishima, nimbyara nibwo nzishima. Basanga abo bantu ibyishimo byabo bari kubishakira mu hazaza. Ibyishimo ntabwo ari ikintu ushakira mu hazaza, ahubwo ni ikintu uremera kuri uyu munsi uriho, ako kanya urimo ukaba wakabyaza umusaruro ukishima, kuko ubuzima ni bugufi. Niko yamubwiye. Your life does not get better by chance. Yarongeye amubwira ati ubuzima bwawe ntabwo buzigera bugenda neza ku bw'amahirwe. Ujya ubona abantu hano hanze uvuga ati bariya ubuzima bwabo kuba bumeze neza bafite amafaranga ni amahirwe. Oya, ntabwo ari amahirwe bagize. It's better by change. Ahubwo ubuzima bwawe bugenda neza cyangwa bukaba bwaba neza ku bw'umuhati wagizemo wo kuba wabuhindura, nibwo ubuzima bwawe bumera neza. Ntabwo uzicara uvuga uti bari abahindutse bakaba basenga, bariya bavuye mu bukene bakagira amafaranga ni amahirwe bagize. Oya, ahubwo ubuzima bwabo bwabaye bwiza ku bw'impinduka n'icyemezo bafashe, bakavuga ati ngiye guhindura ubuzima bwanjye, ntangire mbe umukristo, ntangire nkizwe, ntangire nkore ibi n'ibi. Ubuzima bwanjye bwarahindutse kubera ko navuze ati ngiye gukora ibintu by'ubunebwe mbigabanye, ntangire nsevinge, ntangire ntekereze neza, ntangire ntekereze ahazaza hanjye. Ukabona afite amafaranga, afite ibiceri, ukavuga uti uriya muntu ni amahirwe yagize, ngo urabona amafaranga asigaye afite, ngo ni amahirwe yagize. Oya, ntabwo ubuzima bwawe buzahinduka bwiza ku bw'amahirwe ngo wicare utegereze ayo mahirwe. Ubuzima bwawe buhinduka bwiza bitewe n'impinduka wowe wabushyizemo, yaba mbi cyangwa nziza. Focus on what you can control. Jya ufata imbaraga wibande ku kintu ushoboye gukontorora, ku kintu ufitiye ubushobozi bwo kuba wahindura ukagishyira muri kontrol ushaka wifuzamo, And let go of what you cannot. noneho ureke bya bintu udashoboye gukontorora. Izo mbaraga ureke kuzitakaza. Imbaraga z'ibintu udashoboye uzimure uzishyire ku bintu ushoboye, maze urebe ngo uratera imbere. Impamvu abantu badatera imbere ni uko usanga imbaraga urazigabanya uzishyira ku byo ushoboye n'ibyo udashoboye, ngo ni ukwiyaminiye. Ariko buriya rimwe na rimwe uba ugomba kureka ibyo udashoboye gukontorora, ukavuga ati ni njye muntu wenyine ushobora kwikontorora. Ubwonko bwanjye, umunwa wanjye, ni njye muntu ushobora kuwukontorora. Iby'abandi, ubwonko bw'abandi n'umunwa w'abandi ntinabishobora kubikontorora. Imbaraga ukazishyira kuri wowe gusa, ibyo bintu bituma utera imbere. Bituma utera imbere. Take time to enjoy life's simple Nanone pleasures. jya ufata igihe cyawe utangire wishimira ubuzima, It's in unashima, these moments that utanga amashimwe. Those- Kuba wicaye ahantu ugafata akanya ukajya kwishimira Imana, ugashima ibyo wagezeho n'ibiki, joy. nibwo buryo bwonyine, ni nako kanya konyine kagaragaza ko ushobora kuba wabona ibyishimo birenze. Give without expecting anything. Jya ugira neza udateganya inyishyu, udateganya ko abantu bakwitura ineza ubagiriye, kuko ineza yawe uyisanga imbere. The only time you should ever look back is Igihe cyonyine ushobora guhindukira ukareba how inyuma far you've come. ni igihe ureba mvuye kure bingana iki, naciye muri byinshi bingana iki. You cannot have a positive life and a negative mind. Ntago wagira ubuzima bwiza ngo ugire n'imyumvire mibi icyarimwe. Ibyo bintu ntago bibaho. Ugomba kugira kimwe uko byagenda kose. Doubt kills more dreams. Ndetse gushidikanya buriya byica inzozi Failure kurusha kuba wazitangiye bikanga. Hari uwazishyize mu bikorwa wenda akageraho bikanga,
akavuga ati ngewe ndananiwe ndatsinzwe. Ariko umuntu utsindwa nabi ni wa muntu wishidikanyaho kurusha kuba wazitangiye bikanga. If you get tired, nanone niba urushye, learn to rest. jya wiga kuruhuka, ufata akanya uruhuke, To quit. ariko ntuzigere uva ku izima ngo uyamanike. Niko yamubwiye. Yarongera aramubwira ati Do not let the shadows of your past ntuzigere utuma igicucucucu cyawe kigenda ngo gitwikire ahazaza hawe. Ntuzigere utuma igicucucucu cyawe cy'amateka mabi yahashize kiza ngo gitwikire ibyiza biri imbere biri mu hazaza hawe, cyangwa se kihabundikire. not postpone joy for the sake of the future. Ntuzigere uteganya ko ibyishimo ugiye kubishakira mu hazaza, Tomorrow is promised kuko mu gitondo cyangwa se ejo hazaza to no one. nta muntu ufite isezerano ryaho avuge ngo muri 2030 ndabizi neza ko nzaba mpari ndi muzima, ndabizi neza 100%. The first step to getting Yarongera aramubwira ati deciding you're not willing to stay uburyo bwonyine bwo kuba watera intambwe yo kuba wagera ahantu wifuza kugera ni ugufata umwanzuro w'uko utagomba kuguma ahantu uri uyu munsi. where you are. Nanone Time on women. reka gutakaza ngo igihe cyawe mu bagore, Don't chase women. ndetse ntukiruke ku bagore. Ni inama yasize agiriye wa mwana twatangiranye, ari nabwo turi gusoza kino kiganiro. Instead, ahubwo focus on your growth. jya ufokasinga mu gukora kwawe no kwiteza imbere, haba mu ndangagaciro, mu bugwaneza. Umuntu wa nyawe azashaka inzira ubwe aze agusanga aho uri, ndetse mu gihe cya nyacyo atari ngombwa kuba wagenda ubirukaho wisebye. Never bend your head. Ntuzigere umva aka kantu, ntuzigere wubika umutwe wawe. Hold it high. Buri gihe ijosi ryawe rijye rihora rihagaze wemye, Look the world straight in the eye. ndetse isi murebane amaso ku yandi. Murebane amaso ku The yandi. true test of a man's character is what he does Ku buryo bwonyine bwiza bwo kuba wasuzuma imico y'umugabo ni ukurebera ku bintu akora n'uburyo yitwara mu gihe nta muntu uri kumureba, hahandi mu bwihisho watching. nta muntu umubona. You don't have to win every Ntabwo ari ngombwa buri gihe ngo utsinde buri ntonganya zose zidafite epfo na ruguru, agree to disagree. ubikunde cyangwa ubyange, ubyemere ubyange. Spend time with the elderly. Jya umarana akanya kawe n'abantu bakuru n'abantu bakuze, Their wisdom and kuko ubwenge bwabo valuable. ndetse n'ibintu banyuzemo ni ibintu utapfa gusanga ahandi, ni ibintu bifite agaciro, cyangwa se ukaba wabikuramo amasomo. One day, Umunsi umwe or day one, you decide. uzafata umwanzuro, nyine ufata uwo mwanzuro wo kuba wamarana akanya kawe n'abantu bakuze, ube ubashe kuba wabakuraho inama baba bafite, cyangwa ngo wumve ibintu banyuzemo, wumve aho bakosheje, wumve wowe aho ugomba gukosora, wumve hari ibintu byinshi tuba tutazi baba baranyuzemo mbere yacu, ariko mbere y'uko binyuramo byibura ukaba ubifiteho amakuru, biba byiza kurushaho. Kambabwira ati bye bye. Twasomaga agenda umusaza yasigiye yandikiye umwuzukuru we w'indangaze, ndetse twayisomeraga kuri YouTube channel yacu. Mugira ibihe byiza.